Mu mudugudu wa Gacinyiro akagari kagaruka mu murenge wa Musanze niho abasirikare abapolisi n'abaturage bari barangajwe imbere n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Patrick Nyamvumba na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka bazindukiye mu gikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro gahunda yiswe ingabo z'u Rwanda mu iterambere ry'abaturage. Muri icyo gikorwa kizasubwa ku itariki ya 30 Nyakanga uyu mwaka, abaturage baherewe bubakirwa amazu ko batari bafite ubushobozi bwo kwigurira igitaka cyo guhomesha aho imodoka imwe yakigura 60,000. Bashinye ibikorwa byiza biranga ingabo z'u Rwanda kuko zibegera zikabakemurira ibibazo. Ndishimye ingeri zose, abapolisi, abasirikari n'abandi ntazi bose nabameya. Ubu nabyina nashinga umugeri gose yeme nabuzwa niki kugushimira Nyagasani. Hari n'abandi nabonye bafite ibintu zano by'urutuku. Ishimiye ko ibikorwa by'amajambere biri kungeraho. Wabonaga umusirikare nk'iri ukiri guri kwiruka isi aje kunkora hiki. None umusirikare usigaye uramubwira uti, ndetse nubwo utamubwira uti waramutse, wakakubwira ati waramutse, wamubwira uti apfandura aho akikiriza rwose. Turabakunze cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umukuru w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zifitanye igihango n'abayituye kuko zibarutswe n'izahoze ari za FPR inkotanyi zatangira urugamba rwo kwibohora ahiherereye. Ibyo byanashimangiye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Patrick Nyamvumba wavuze ko kwiyubakira igihugu ari inshingano z'umuturage ureba kure. Yavuze ko bararwa ishinga n'iterambere ry'Abanyarwanda kandi ngo n'ibihugu byose byateye imbere bibikesha imbaraga z'ababituye. N'ibindi bihugu byose ku isi byateye imbere ntabwo byatejwe imbere n'abandi, n'abaturage ubwabo b'ibyo bihugu bakoresheje amaboko yabo, bakoresheje imitwe yabo bagera aho bageze. Niba abandi babikora rero nta mpamvu natwe tutabikora. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka warifatanyije n'ingabo n'abaturage muri icyo gikorwa kizasiga hasanwa amazu 1141 hakubakwa 36. Yagaragaje isano ikomeye abaturage bafitanye n'ingabo z'igihugu zitagoye kazibabungira umutekano amanywa n'ijoro. Yavuze ko umuco wo gukunda igihugu ziranga ubusabane, guteza imbere abaturage no guharanira imibereho myiza yabo ari umuco mwiza wimitswe n'ubuyobozi bw'u Rwanda rufite utandukanye n'ingabo zatinywaga n'abaturage hambere. Umuco wo gushyira hamwe, wo gukorera hamwe, wo gushaka imbaraga tukazishyira hamwe tugamije gukemura ikibazo runaka. Twatojwe, tumaze kugira umuco, twashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuba bwaradutoje uwo muco wo gukorera hamwe tugafatanya. Hari abari bazi ingabo bakumva ari ingabo ziba mu biga ahantu zidafite aho zihuriye n'abaturage, ndetse rimwe na rimwe banazibona bakazibona bikanga. Minisitiri Kaboneka kandi yasabye abaturage kujya babungabunga ibyo bagezwaho birinda kubisenya kuko ari ubugwari. Burya iyo usenya ya nzu yawe, iyo utayikorera isuku niko kuyisenya. Iyo utayitaho, niba bayihomye icyondo cyavamwe ahantu hamwe ngo unanirwe no gushaka akantu hashyire ukabyihorera, uba wihima, ariko uba wihemukira. Usibye nawe ubuhemukira n'umwana wawe. Nege rero mbasabe Banyamusanze mutazagera kuri urwo rwego ngo mubi bigwari ku buryo mugera naho mwihemukira ukisubiza kuko utagira huba. Iyi gahunda yiswe ingabo z'u Rwanda mu iterambere ry'abaturage yamenyekanye hambere nka Army Week, izamara amezi 3 mu bikorwa binyuranye birimo kubaka amashuri n'ibindi bikorwa remezo, kuvura abaturage, kububakira amazu n'ubwiherero no kubafasha gutunganya ibishanga. Twishime JADOFILS mu karere ka Musanze.